Muraho neza nshuti zanjye zo kuri Star 204 TV. Yambi muraho, abandi mwaramutse, abandi mwiriwe bitewe naho muherereye. Narimba kumbuye, ariko niba ari ubwa mbere tugiye kubana, kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi, kubera ko iyi channel yacu inyuraho ibintu by'ubwenge bitandukanye, inyuraho ibintu by'ingirakamaro. Mu by'ukuri kubana natwe ntago uzigira ubifata nk'igihombo, ahubwo ni ibintu byiza. Uyu munsi rero nabateguriye ikiganiro cy'ukuntu twakwirukana ibiheri cyangwa imperi bitewe nuko mubyita iwanyu, ariko mvuze ayo mazina abiri ntekereza ko mubyumvise: ibiheri cyangwa se imperi. Imperi cyangwa ibiheri ni udukoko tuba mu ngo, tuba mu buriri, mu bitanda, ariko iyo byamaze kurenza urugero hari n'igihe tugera no muri saro mu ntebe ugasanga naho twinjiyemo. Umunsi rero nabateguriye uburyo ushobora kuzirukana. Ndabinzi zirazengereza, zitesha umutwe, zibuza amahoro. Umuntu ufite ibiheri cyangwa imperi mu rugo ntabwo ajya asinzira. Ibyo ubwo ni ubuhamya bufitwe n'abantu benshi, mbese ryaba ruwariraye. Ibiheri rero byandura mu buryo butandukanye, ariko binandura byihuse kuko birororoka cyane cyane abafite abana ku mashuri muri boarding. Ibiheri abo bana bakunda kubizana mu ngo kubera ko baba barahuriye ku ishuri ari abana benshi bava mu ngo zitandukanye, ntabwo haburamo umwana wavuye mu rugo rufite ibiheri, bigatuma rero ku ishuri haba ibiheri, ndetse umwana ubitahanye akaba yabitahana mu rugo. Ikindi kandi imperi cyangwa ibiheri ushobora kubivana ahantu hatandukanye, nko mu icumbi rusange, muri ariya mazu bacumbikiramo abantu, bitewe n'impamvu z'akazi, wenda ukaba waramaze nk'icyumweru utari mu rugo, byumvikane ko aho hantu urahatinda. Iyo rero utashye ushobora kubitahana. Ikindi, ibiheri umushyitsi ashobora kuza ari umushyitsi mu rugo, ibiheri akaba arabizanye, umva mugasigarana icyo kibazo cy'ibiheri. Ikindi, nawe ubwawe ushobora kujya ahantu uri umushyitsi, wajya gutaha nyine ukabitahana. Nguko uko ibiheri byororoka, ariko birororoka ku rwego rwo hejuru. Biri mu bwoko bw'udukoko twororoka mu buryo bworoshye, kuko bitera amagi menshi. Uko umunsi ushize ibiheri birabyara, bitera amagi, ibiheri bikororoka. Wihangayika rero, kuko uyu munsi nkuzaniye umuti niba byaramaze kukwataka cyangwa ukabuza umuntu ufite ibiheri. Umva wegere hino kugira ngo nkubwire umuti w'ibiheri, nkubwire ukuntu ugiye kubigenza, ubundi ugatandukana n'ibiheri burundu, ukaryama ugasinzira. Ikintu cya mbere wakoresha wirukana ibiheri mu rugo ni tineri. Tineri yirukana ibiheri ku rwego rwo hejuru. Ukuntu uyikoresha: urayifata urabanza ukavana ibikoresho mu cyumba, niba ari mu cyumba aho ugiye kuyitera, ubwo ndavuga niba ari ku gitanda, amashuka, amakuvureri, ukagenda ukabifura mu mazi ashyushye yabize, ugakoresha na omo, ndetse bibaye byiza washyiramo n'umunyu, kuko no mu mashuka no mu makuvureri biba birimo. Ni ukuvuga ngo urabifata ubifurisha amazi yabize, ushyiremo omo n'umunyu. Ubwo ibyo biri budufashe kwica niba ari n'utugi, niba hari n'uduheri twagiye mu mashuka no mu makuvureri, ibyo birapfira aho ngaho. Hanyuma rero ku gitanda ukuntu ugiye kubigenza: urafata ya tineri uyipirize ukoresheje ya macupa amwe ushobora gukoresha upirize mu gitanda. Bibaye byiza niba ari igitanda gifunguka, wabanza ukagifungura, hanyuma kubera ko hahandi kiba giteranyirije arimo akenshi ya magi ndetse n'imperi biba byihishe, iyo ugifunguye rero birakorohera, bigatuma ubasha gupirizamo ntihagire ahantu zikwihisha na nkeya, cyangwa se n'ayo magi. Ufata tineri ukayipiriza ahantu hose uzi hari imperi mu gitanda cyawe, cyane ko n'ahantu biri byagiye akenshi biba harahindutse nk'umukara, kubera bihaterera amagi ugasanga nyine harirabuye. Ntabwo rero wayoberwa ahantu biri.
Ikindi kintu ushobora gukoresha ni mazutu. Mazutu kuyifata nayo ukayipiriza aho hantu hari imperi, nabyo birafasha cyane. Ikindi kintu wakoresha ni essence. Umwuka wa essence wirukana imperi, kimwe n'uwa tineri, kimwe n'uwa mazutu. Ugateramo hanyuma nka nyuma y'iminsi 2 wateyemo, ugafata amazi ashyushye washyizemo umunyu, hanyuma ugashyiramo na omo, ubundi nabyo ukabipiriza muri cya gitanda cyangwa hahandi hose wirukanye imperi. Ubwo ni nyuma y'iminsi 2 wamaze guteramo tineri cyangwa mazutu cyangwa se essence. Ubundi ayo mazi nawe yabize ukayakoresha. Ubwo ni uburyo bwo gusukura, ni uburyo n'ibyaba byapfiremo byose kugira ngo bivemo, n'ubugi bwaba bwasigaye bwihishe kugira ngo buvemo. Uzafata ya mazi uyabize, nurangiza kuyabiza ubwo ushyiremo umunyu, hanyuma ushyiremo na omo. Ubwo ibyo ngibyo uzabikoresha usa nk'umuntu uri koza cya gitanda, ucyoze cyangwa se n'ahandi hantu mu ntebe, nyine bitewe n'aho izo mperi ziherereye niko uzabigenza. Hanyuma umva nyuma y'igihe gito rwose uzaryama usinzire, hehe n'imperi, hehe no kongera kurarushikagurika. Imperi zizagenda burundu, ziba amateka mu rugo iwawe. Ibyo bintu byose uko ari 3 mvuze ntabwo uzabikoreshereza rimwe. Ngewe mba nabahaye opsiyo zitandukanye. Niba wabonye tineri aba ari uzakoresha, niba ari mazutu aba ari uzakoresha, niba ari essence aba ari uzakoresha. Mbese ntabwo uzabikoreshereza rimwe byose. Ubwo numva nabahaye ibintu bitandukanye kugira ngo nubura kimwe uzabona ikindi. Rero cyakora ibyo byose numara kubikoresha nibwo uzafata ya mazi wamaze gukoresha kimwe muri ibyo bitewe n'icyo wabonye, ya mazi ukayabiza harimo umunyu, warangiza ugashyiramo omo, ukoza cya gitanda cyangwa intebe cyangwa bitewe nyine n'aho imperi ziherereye, ugasukura no mu nzu ukahakoropesha ayo mazi. Niba ari mu cyumba, kubera ko ibyo byose zizagenda zitakara hasi iyo mirambo yazo, uzakoropesha ayo mazi arimo umunyu na omo yabize. Ubundi hehe n'imperi mu rugo iwawe, uryama usinzire utekane. Murakoze cyane, naho ubutaha tubagezaho ibindi biganiro, kandi mbashimire ko muba mwatubwiye ibintu nyine bibazengereje mukeneye ko tubahaho inama kugira ngo mutandukane nabyo. Murakoze, mukomeze kugubwa neza. Ndabifuriza amahoro n'imigisha biva ku Mana. Bye bye bye.